ndi gutanga amakuru yuzuye ido n'ido cyangwa se ijambo ku rindi y'ukuntu ubwo gatashye, kuko navuze ko iyi nkuru ndi gutangaza nk'umunyamakuru wari ushinzwe gogo n'umuziki, aba ari itangazamakuru riza gukotinga n'izindi nzego zibifitiye ubushobozi, kuko dufite proof physique et morale zerekana uko gogo yagiye kuva kuri A kugeza kuri Z, kuko umuntu uza gutangaza ibintu bitavugiye muri iki kiganiro mumufate nk'umuntu uri guhimba n'umuntu uri kubeshya, kuko araba ari kuvuga ibyo tutavuze, araba ari kuvuga ibyo adahagazeho. Ubwo twavuye mu Gitera ku isaha ya 3:35 niho gogo yitabye Imana. Dore uko byatugendekeye, twari turi Kampala aho twari ducumbitse muri hoteli. Kuri uyu munsi wo kuwa gatatu mu masaha ya 11 kuri certificate igaragazaho expectations z'ibitaro z'icyamwishe, yishwe n'indwara yishwe na asphyxia. Imana imbabare niba mbisomye nabi, asphyxia. Iyi ndwara ni ndwara ki, ifata gute, cyangwa se mbese kugira ngo abantu babashe no gusobanukirwa ubu burwayi, wenda nawe ejo wakwibonaho ibimenyetso byayo. Nk'uko rero babiduhishuriye ibyo tutari tuzi mugani wabo, aho bagiye bavuga bati reka dutangire tugusuhuza kandi tuguhe ikaze wowe udahwema gukurikira ibiganiro byacu binyura kuri iyi channel ya Evangeliser Le Monde TV. Imana iguhe umugisha ko wahisemo gukurikira ibiganiro byacu. Mu nkuru zacu zatambutse twagiye tubagezaho inkuru y'umukozi w'Imana, Imana yahamagaye, umukozi w'Imana wari umaze kumenyekana ku mazina ya Gogo, wamenyekanye cyane ku ndirimbo zitandukanye, ariko cyane yamumenyekanishije ku isi yose akaba ari indirimbo yise ngo Every Day I Need Blood of Jesus, ngo buri munsi nkeneye amaraso ya Kristo, ngo kubera ko ari meza, because is a good. Nk'uko rero twabibagejeho mu nkuru zacu zatambutse, tubabwira nyine ko yitabye Imana aho yari ari mu murimo w'Imana mu gihugu cya Uganda, aho bari bamaze iminsi bakora umurimo w'Imana. Ahubwo ikingaruye nk'uko bibasezeranije mu maudio yacu yatambutse ko tukomeza kubakurikiranira iyi nkuru, ndetse tukamenya n'icyo uyu mukozi w'Imana yazize, kuko ari igihe batangaza nyine ngo umuntu yitabye Imana, tukibaza ugasanga inkuru ziri gukwirakwira, ugasanga hariho ibihuha, zimwe zikavuga ngo ni igitambo, izindi ngo bamuroze, izindi mbese ugasanga abantu babifiteho amakuru atandukanye. Ariko se nka timu bari kumwe yigizwe n'ushinzwe itangazamakuru, wari ushinzwe itangazamakuru ndetse n'umuziki, hakaba wari ushinzwe protocole ndetse n'umuyobozi wabo uwo twakwita nka manager wa Gogo. Nyamara bakoze ikiganiro bavuga ku kishe cyangwa ku cyatwaye ubuzima bw'uyu mukozi w'Imana Gloriose Musabyimana, watabarutse nyine aguye mu gihugu cya Uganda azize uburwayi. Mu gipapuro rero cyatanzwe n'abaganga aho bari barimo bamukurikirana, cyane ko yanitabye Imana mu by'ukuri nta gihe kinini gishize agejejwe mu bitaro, maze bagakora ibyo bashoboye, ariko Imana nyine ikaza kumuhamagara akigendera. Aho rero yazize indwara bita asphyxia, nk'uko twagiye tubibona ku gipapuro cyo kwa muganga. Nagerageje kujya muri Google ngo ndebe uburwayi bwatwaye ubuzima bwa Gogo. Iyi ndwara ni ndwara ki, ifata gute, cyangwa se mbese kugira ngo abantu babashe no gusobanukirwa
ubu burwayi, wenda nawe ejo wakwibonaho ibimenyetso byayo. Nk'uko rero babiduhishuriye ibyo tutari tuzi, mugani wabo aho bagiye bavuga bati umugogo mwabonaga kuri social media atandukanye na vrai gogo, atandukanye na gogo wa nyawe bitewe n'uko yabanaga n'ubumuga, ndetse aho berekanye n'ikarita ko burya yagiraga ikarita igaragaza uburwayi bwe cyangwa se ingano y'ubumuga bwe uko yanganaga. Aho rero abaganga basobanuye ko yishwe n'uburwayi bwa asphyxie. Asphyxie rero hano bavuze ngo c'est un terme médical signifie l'arrêt plus ou moins longue de la circulation d'oxygène dans le corps. Aho bavuze nyine ko ari terime ikoreshwa n'abaganga ishaka gusobanura ko ari uguhagarara mu gihe gito cyangwa kirekire, ugutembera k'umwuka bita oxygene. Umubiri wacu ukenera umwuka wa oxygene, ubwonko bukenera oxygene. Iyo oxygene itagitembera neza mu mubiri, cyangwa ngo kuko uyu mwuka bita oxygene uturuka mu umwuka duhumeka, uturuka hanze, uturuka mu bimera, mbese ahantu hose haba hari oxygene. Uyu mwuka iyo yabaye nkeya mu mubiri, ikindi batubwira ko oxygene ari yigaburira ubwonko. Iyo umwuka utakibasha gutembera ngo ugere mu bwonko, ushobora guhura n'ibi bibazo by'ubu burwayi. Iyi asphyxie rero ikenera urgence médicale yihutirwa, ngo nta kintu giturutse, mbese ugomba guhita mbese agomba guhita ahabwa urgence médicale kugira babashe kumwongerera iyi oxygene. Icya mbere rero, kandi nk'uko abari bamuri hafi babivuze babitangaje, ni uko ibimenyetso byayo bya mbere ugifatwa n'ubu burwayi direkite uhita utakaza conscience, kuko oxygene ntibikigera ku bwonko ngo ujye kugaburira ubwonko, uhita utakaza ugirwa muri inconscient. Ntabwo nzi ukuntu nabisobanura, mbese ntabwo uba ukibasha gutekereza neza cyangwa gufata ibyemezo nyine bituruka ku bwonko. Noneho iyi inconscience igakurikirwa n'urupfu. Ngo iyo asphyxie ikomeje kugenda, igihe cyayo kigenda cyiyongera, ngo nyine igaragaza kuma kwa cerveau, kubera ko oxygene niyo igaburira cerveau, niyo igaburira ubwonko, bigatuma iyo itagitembera rero neza mu mubiri, ushobora nyine guhita ko ugwa muri koma, ugatakaza conscience, biganisha ku bwonko. Udakorewe ubutabazi bwihutirwa cyane, bwihuta cyane, ngo bita bagushyira kuri oxygene, babashe kukongerera umwuka, oxygene yongera itembere mu mubiri, uhita upfa. Ibiro nibyo byishe Gogo Gloriose. Ubundi ikiganiro kirambuye, inkuru irambuye, uwitwa Bikemu wa Yesu, reka dukurikire aka kavideo twumve neza uburyo nawe yabashije kubisobanura nk'uwari ushinzwe itangazamakuru ryago. Ariko bimwe mu bimenyetso ntarashyiramo aka kavideo, isinye cyangwa se ibimenyetso bihita bigaragaza ko ubu burwayi bwakwatatse. Icya mbere ni difficulté respiratoire, cyangwa kugira ibibazo mu mihumekere, donc ntubu ugihumeka neza, inspiration prolongée, ugahumeka wenda usubiza umwuka inyuma, ariko kuwugarura bikagenda nabi, bikagenda gake, kubera ko nyine nta oxygene. Agitation, ugatangira ibintu byo gutitira cyane, ibyuya byinshi, coloration du visage yawe, cyangwa kurera y'uruhu rwawe igahinduka,
rimwe na rimwe kaba rouge cyane cyangwa bleu ubururu. Ibi byose ni ibimenyetso bigaragaza ko ubu burwayi bwagufashe. Ushobora kugira ibyo bita absence de tout, cyangwa se mouvement respiratoire non visible, donc kuba inzira yari isanzwe, inzira isanzwe y'ubuhumekero nyine ukumva ko yangiritse, yagize ikibazo. Hakabaho ibyo bita immobilité, mbese ukabura imbaraga za fizike zishobora gutuma uhagarara hamwe, ugatangira kujya witura hasi. Ikindi bishobora no guterwa na corps étranger yanyuze muri habaye icyo bita fausse route, hari nk'ikintu cyagiye muri systeme yawe ya respiration ku buryo oxygene itagitambuka neza. Ibyo byose nyaboneka nubyibonaho cyangwa ukabibona ku wawe, uzahite ukora icyo bita urgence rapide, umwirukankane kugira ngo babashe kumwongerera iyi oxygene. Mukurikirira aka video k'umukozi w'Imana Bikemu wa Yesu wari uri kumwe na Gogo ibi biba, kugira ngo adusobanurire byimazeyo icyateye neza urupfu rwa Gogo. Ibyo nababwira ko ubushakashatsi nakoze ku by'abaganga bo muri Uganda banditse kuri certificat ya décès y'urupfu rwa Gogo, kugira ngo amenye ngo ubundi ubu burwayi bari kuvuga ni burwayi iki. Murakoze rero, kandi mukomeze mwihangane. Twihanganishije umuryango we, twihanganishije timu ye yose yamubaga hafi, twihanganishije abakunzi bose ba Gogo muri rusange, twihanganishije n'abandi twamenye cyangwa tutamenye babuze aba. Mukomeze mwihangane, mwisi niko bigenda. Ariko umuntu yakwibaza ngo ni iki dukwiye kwigira ku rupfu rwa Gogo. Icya mbere nge namwigiraho ni uko Imana nta dene igomba, nta kintu na kimwe Imana yadusezeranije itazakora. Tuzava muri uyu mubiri tubonye ibintu byose Imana yadusezeranije. Ikindi, Gogo yerekanye ko nta hantu kure habaho Imana itakura umuntu, nta na heza Imana itamugeza. Ikindi, ntabwo Imana yabasha gukoresha ibintu bihambaye kugira ngo ikugirire neza. Gogo yaje aririmba icyongereza cy'ikinyarwanda ngo every day I need blood of Jesus, nanuko yabivugaga. Si icyongereza, si yari umwongereza wumva nyine ari wa undi pronounce icyongereza cyiza kugira ngo bikunde bikundwe. Ariko n'abanyamahanga bumva icyongereza, mwabonye abagiye bamugerageza kumwigana bamusubiramo, mwabonye video ukuntu yakurikirwaga cyane kuri TikTok ndetse no ku mbuga ze yakoreshaga. Imana ibasha gufata akantu gatoya, nturindire ko Imana kugira ngo izakugirire neza izakoresha wenda ibintu bihambaye cyane, ahubwo akantu gato karahagije ngo Imana ikugirire neza. Nanone yanteye gutekereza ko dukwiye kujya dusenga kugira ngo Imana izaduhe iherezo ryiza. Gogo aguye mu murimo w'Imana, atashye gitwari, atashye nk'umusirikari uguye ku rugamba, atashye ari intwari, nawe aguye ku rugamba. Yari amaze iminsi mu murimo w'Imana, atahiye mu murimo w'Imana. Ikindi, iminsi ye ya nyuma ya Gogo yayikoresheje neza, asigiye umukoro twebwe. Ese wowe utekereza ute inkuru nyamukuru y'urupfu rwawe? Ku munsi w'urupfu rwawe uzaba umeze ute uwo munsi? Ese abantu bazaba bavuga iki? Bizaba bimeze bite? Reka ndeke kurondogora, mukurikira ku kavideo ka Bikemu wa Yesu. Shalom. Umuntu wahagurutse ava mu gihugu ajya mu ivugabutumwa, kuririmba, akaririmba bikagenda ne. Oh my God, my God. Reka tuvuge uko byatangiye. Yego. Twavuye mu Rwanda, uko ibyangombwa bigenda bibigaragaza. Ubwo twavuye mu Rwanda ariko wa kane. Yego, kwa kane nimugoroba. Kwa kane nimugoroba w'icyumweru cyatambutse. Yego. Twari turi kuza Mbarara, hirya ya Mbarara ahantu bita Kakumiro, nimba ari Mwende district, ni hafi muri izo nce. Urugendo rwo kuva Mbarara tujyaho igiterane cyaberaga
rwari urugendo runini cyane rufite nk'amasaha hagati y'ane n'atanu ku buryo icyo gihe hari n'ifoto wasize kuri social media yanjye nawe ivumbi ryatwishe hari abantu urwo rugendo rw'umurimo w'Imana twari tugiyemo none ni urugendo tutiteguye cyane mu buryo bw'umubiri ariko rwari rwarateguye nijoro kuko urugendo twarukoze ku wa kane ariko twarumenye nko ku wa mbere rwaratunguranye ariko kubera ko rwari rw'ivugabutumwa n'abadutumiye bari bafite aderesi izwi hari abasanzwe bakora umurimo w'Imana baduha ibyangombwa byose byerekana ko batumiye umuhanzi koko twebwe rero turi kuvuga iyi nkuru turi team management yafashaga umuhanzi koko Nsabimana nk'uko yavuze niwe wari umuyobozi wacu manage nanjye muri team management ya Gogo Riyoze nshinzwe umuziki ndetse n'itangazamakuru ariyo mpamvu nje kuri kamera nk'umunyamakuru kugira ngo umunyamakuru please ngiye kubivuga cyane umunyamakuru wese uza kuvuga kw'iyi nkuru y'urupfu rwa Gogo Riyoze arayivuga bikesha amakuru aturutse ku muhanzi donc ku muntu arushinzwe itangazamakuru rya Gogo akaba ashinzwe n'umuziki umuntu muza kumva kuri social media ari kuvuga ibintu ntavuze kw'iyi nkuru y'urupfu rwa Gogo arababihimbye azaba abeshye hari inkuru yageze gutambuka azabahimba ngo acuruze cyangwa yandagaza serike ibintu ngiye gutangariza mu iki kiganiro nge ku nkuru y'urupfu rwa Gogo nibyo bigize ukuri rwaho Gogo yaguye bigize ukuri rw'icyishe Gogo bigize ukuri rw'isaha yapfiriyeho bigize ukuri rw'icyamwishe ibintu ngiye gutangariza muri iki kiganiro nibyo nshaka ko ibinyamakuru byose bizavuga ku nkuru ya Gogo bizagendere ku byo ngiye gutangaza kuko byabaye impari dore uko inkuru yatangiye twavuye mu Rwanda ku wa kane w'icyumweru cyashize ubu turi gukora iki kiganiro gisohotse n'ubundi ari ku wa kane ubwo harashize icyumweru turi mu gihugu cya Uganda twavuye mu Rwanda ku wa kane w'icyumweru cyashize twerekeza Gakumiro hirya ya Mbarara kuririmba mu giterane twari twatumemo cyari igiterane gifite intego yo kwimika abapasiteri n'abadiyakoni b'iryo torero tumaze kuva mu Rwanda twanyuze ku mupaka wa Gatuna tugeze Mbarara baza kutwakira n'amamodoka abari badutumiye mu giterane tugera mu giterane neza tumeze neza cyane ariko mu buryo bw'umwuka twumva twishimye ariko mu mubiri twari twavunitse cyane twaciye mu muhanda mubi w'igitaka turavunika turananirwa pe twumva ko tuvunitse n'ifoto ya foto urayifite ndayifite okay nshobora kuza kuyinyuza muri iki kiganiro twari twananiwe cyane twari twarushye cyane twanduye cyane kubera umuhanda twacikamo w'igitaka ariko tukumva nta kibazo tukumva turabyishimira kuko tugiye gukorera Yesu waduhamagaye aha noneho turimo dushyitse aho twakoreye igiterane twahashyitse ari ku wa gatanu mu masaha ya saa sita n'igice z'amanywa ikintu twakoze ku wa gatanu saa sita n'igice z'amanywa twararyamye twagiye koga dufata Gogo na protokole we Ernestine protokole wa Gogo we nawe mukomeze kumusengera urumva yabuze imbaraga zo kuza muri iki kiganiro ni umukobwa ndarigiye bashiki bacu bagira intege nke nyine kuturusha n'inzabyo zoroshye no kwihanganira ibi bintu biraremereye kuba yamuguye mu maboko yanze kubyakira turavuze ngo reka tuba abagabo nubwo natwe bitari byoroshye tubikore kuko biri mu nshingano zacu zo kugira ngo isi yose imenye uko Gogo atashye imenye icyishe Gogo tugeze muri icyo giterane ku wa gatanu saa sita n'igice twahise twoga Gogo tumujyana mu cyumba cya hoteli bari badukodesheje kubamo yararanaga na protokole muri icyo cyumba turaryama bigeze mu masaha ya saa 12:30 baza
badufata kuri hoteli bajya kutwakirana n'abandi bashyitsi bari batumiwe abashyitsi bagera muri 30 natwe turi muri uwo bashyitsi bajya kutwakira muri hoteli. Tumaze gufata rero dina, bari bafite iteraniro ryagombaga kuba umugoroba wo kwa gatanu ariko wajuruwe, nongeye kugutangarira no kugutinya, nongeye gutangarira ijuru no kuritinya. Kubera iki muvande? Kuwa gatanu mu masaha ya 9:30 z'ijoro, yego, Gogo yageze mu giterane akora ibintu ntarigera ngo nakora. nanjye yarantunguye Kuva navuka nagendana na Gogo. Donc yatambiye Imana, yahimbaje Imana nk'umuntu uri washyitse, nk'umuntu uri gutaha. No muri comment nabonye yarabanditse ku matiktok ngo nyamara umunsi umwe muzabona ngo gagurutse. Umuntu wese waragize video ndazinyuza no muri iki kiganiro nibishoboka. Yavuze ngo umunsi umwe ngo muzajya kubona mubone Gogo aragurutse. Niko abantu banditse. Muraza kunyemerera abakurikiye iki kiganiro muze kureba iyo video, reka tuze kuyishyiraho. Muraza kunyemerera muze kureba video y'igitaramo cyo kuwa gatanu Gogo yaririmbyemo. Imbaraga yakoresheje z'umwuka n'umubiri, aririmba, byina, simbuka, ukabona byamurenze. Dore ikintu, muze kureba iyo video nimurangiza iki kiganiro, nibura mufite umwanya. Byari mu masaha ya nimugoroba, murasanga Gogo, murasanga Gogo yari ari kwitegura kuguruka. Ntekereza ko ariho Imana yatangiye kumutegurira. Ni Imana yatangiye kumutegurira we. Umwana yarabyinnye, yageze ku rwego abyina mu gitaramo, akajya areba abantu batari kubyina, batari gutambira Imana, afata inkoni. Njye narabibonye n'amaso yawe. Icyo kintu afata inkoni ku kibuga, akajya ajya mu bapasiteri ati urinde wo kwicara udatambira Imana, akanyuza inkoni akasa n'ukubita. Yari afite imbaraga, yarabakubise. Nubwo tutabifashe muri kamera ariko nubwo yarabakubise, kwerekana ibyo bintu twarabyanze kwifata. Yafashe umuntu akajya mu bapasiteri akajya kubita, haguruka utambira Imana, haguruka utambira. Kandi barahagurutse, bagahita basukura akabazana imbere. Umwana yarabyinnye aribohora. Nateye ikorasi icyo gihe, sinzi ikorasi nari ndi kuririmba sinyibuka neza. Ndangije nshikuza mikorofoni, abarayifashe akomeza iyo korasi. Umwana yatambiye Imana, icyuya kiraza, ukajya ubona yambaye imbaraga nyinshi, ntashaka guhagarara. Abantu banyemereye baze kureba iyo video. Nubwo tubabaye mu ruhande rw'umubiri, ariko reka mbatangarize no nkuru. Imana ijyanye umugeni wayo yabanje gutegura mu buryo nza kubabwira. Ijyanye umugeni wayo yabanje gutegura neza. Ndashima Imana, ishimwe rimwe y'inkuru. Ndashima Imana ko Imana yantoranije ngo mbe umwe mu baprotokoli uyu mugeni wa Kristo bwa nyuma. Yego, agende mpari, agende mbizi, agende mbireba, agende Nsabimana abizi, agende Ernestina abizi, ndashima Imana ko yadutoranije ngo aba ari twe umugeni wa Kristo tumuherekeza bwa nyuma muri uru rugendo rwo ku isi cyangwa urugendo rw'ubuzima. Njyewe ikintu cyanshimishije kuruta ibindi byose nuko yaguye mu biganza by'abakristo. Icyo cyo ndakigeraho wikivuga. Ndi gutanga amakuru yuzuye idonido cyangwa se ijambo kurindi y'ukuntu Gogo gatashye, kuko navuze ko iyi nkuru ndi gutangaza nk'umunyamakuru wari ushinzwe Gogo n'umuziki. Aba ari itangazamakuru riza gukotinga n'izindi nzego zifitiye ubushobozi, kuko dufite proof physique et morale zerekana uko Gogo yagiye
kuva kuri A kugeza kuri Z, kuko umuntu uza gutangaza ibintu bitavugiye muri iki kiganiro mumufate nk'umuntu uri guhimba n'umuntu uri kubeshya, kuko araba ari kuvuga ibyo tutavuze, araba ari kuvuga ibyo adahagazeho. Ubwo twavuye mu Gitera, twageze ku giterane ku munsi wa kabiri wo kwa gatandatu. Ukuri guhari nk'uko amavideo bigaragaza muri iki kiganiro cyangwa nyuma y'iyi nkuru, hari video za Google ntarasohora z'ukuntu mu gitaramo byagenze, zirahari pe, kuko twari tukiri ku editing kuri iyi channel ya Google Glorious Official. Tuzasohora byose uko byakurikiranye ku munsi wo kwa gatandatu. Google yari afite intege nke z'ubundi, yaririmbanye intege nkeya, no kuri stage yaririmbanye intege nke. Gusa izo ntege nke ku muntu wese abyitegerezaga de façon morale zari ziri guturuka ko kwa gatanu yakoze cyane. yego Sibyo? Ntabwo twavuga ko bwari ubundi burwayi, yarakoze cyane. twasabye na pasiteri kudakoresha Gogo cyane kuwa gatandatu aranatwumvira. Indirimbo ebyiri niba atari imwe, Gogo ajya kwicara amuhaye indirimbo ebyiri, ariko izo ndirimbo ebyiri ukuntu Gogo yaziririmbye wabonaga adafite morale nk'iyo yari afite kuwa gatanu, kuko yari yarayakoresheje imbaraga z'umurengera cyangwa imbaraga nyinshi cyane. ahubwo ni ku cyumweru nibwo yaririmbye nta morale. Ku cyumweru ni ku cyumweru, merci pour la correction. Ku cyumweru niho yaririmbye nta morale, kandi ku cyumweru wari umunsi wo gusoza igitaramo. yego Twaje ku munsi wo ku cyumweru, bigeze ku cyumweru rero ku mugoroba ubwo twiteguraga gutaha, ariko tutagiye mu Rwanda, twiteguraga kuza Uganda, Kampala, twiteguraga kuza Kampala tuvuye Zambarara, guhura n'abaterankunga bifuzaga ko Gogo azabamamariza, kuko yari umuhanzi umaze kumenyekana. Twari tuje ubwo muri cadre y'akazi yo gushaka akazi, kuko twari dufite amamesaje y'abaduhamagaye, muzaze tuvugane ibyo twakorana, business yo kwamamaza ibyo kunywa good, ibyo kunywa byiza bitari ibiyobyabwenge, muzaze tuvugane uburyo twakongera tugategura Gogo concert, kuko mu mezi nk'abiri atambutse Gogo yari yakoze igitaramo hano mu itorero ryari ryamutumiye, turabatabaje nabo muri iyi nkuru. Igitaramo cyabereye Imperial Royal Hotel, niho cyari cyabereye. Ubwo rero twari tugarutse no gutegura n'ibindi bitaramo nyuma yo kuva Mbarara muri icyo ngicyo. Twari tuje Kampala, nabivuze guhura n'abafatanyabikorwa bifuzaga ko Gogo yabafasha kwamamaza kubera izina yari amaze kugira. Nibyo byari byatumye duca Kampala. Ubundi twagombaga kuva Mbarara duhita ko dutaye Kigali, ariko twinyabya Kampala gatariho twari turi, hari naho bibereye, tuvuga ngo reka twagisesinga n'uwo muterankunga. Twumvaga no muterankunga mwiza ubyibushye, n'abantu bifuzaga meet and greet with Gogo. Ku cyumweru ku mugoroba hari ikintu dushaka kubwira abantu. Mu buzima busanzwe mwiza ya karita, fasha mu buzima busanzwe. Uyu Gogo Glorious hano mfite ikarita yanditseho ikarita y'umuntu ufite ubumuga, disabilities identification card, names Musabyimana Glorious, itariki y'amavuko 12 z'ukwa 4 1989, segiteri yari atuyemo Rwamagana, Fumbwe, akarere ka Fumbwe, umurenge, akarere ka Rwamagana, oh my god, akarere ka Rwamagana, umurenge wa Fumbwe. Ubumuga bwe cyangwa igipimo cy'ubumuga bwe bwari buri ku 90%. Icyiciro cy'ubumuga kategori disability 1. Iyi karita turi kubasomera ni ikarita yerekana ikibazo Gogo yabanaga nacyo. Ku bantu batari bakizi, twarinze ubusugire bwa Gogo n'icyubahiro cy'Imana muri we. Ntabwo twigeze dushyira aya makuru hanze cyane yuko Gogo hari ubumuga yabanaga nabwo, ariko psychologically wenda
abantu babanga muri psychology babibonaga kubera imiterere ye, uko aganira, manière d'expression n'ibindi bitandukanye, ariko ntabwo ari isi yose yari ibizi. Twebwe Imana yamudutumyeho kugira ngo yerekane ko nta hantu kuri Imana itakura umuntu, nta n'ahandi kuri Imana itageza umuntu. Ikindi Imana yamudutumyeho kugira ngo imukoreshe, idukoreshe ngo gahinduke igikoresho kivuga butumwa, tutitaye ku bumuga bwe cyangwa Imana ititaye ku bumuga bwe. Byabaye ngombwa rero ko twegera Gogo nk'uko Imana bitwariye Ansemo biturutse kuri iyi Nsabimana, nanjye nza kwisanga ndi muri iyo ekipe ifasha Gogo cyangwa iyo timu, kandi ndashima Imana ku rugendo rwa Gogo ibyo yari imaze kunkoresha. Gogo nabashije kumufasha mu buryo bwa morale, mu buryo bwo kumwumvisha ko ari umuntu nk'abandi, Gogo twakinaga yari amaze kuba mushiki wanjye bibiri completely. Numvaga Gogo ngiye kugurira mushiki wanjye ikanzu, nawe ngomba kumugurira ikanzu ntata. Ku bantu batari banamuzi cyane, reka tubabwire n'igihe yavukiye. Igihe yavukiye, yavutse ku itariki 12 z'ukwezi kwa 4 1989. yego, nibwo yavutse. Gogo yavutse ku itariki 12 z'ukwezi kwa 4 1989. Yego, ubu ngubu rero nawe yari Gogo, narimo mbabwira nyine uburyo ki Imana dukoresheje mu byo twafatikanijemo nawe. Njyewe ndumva mbuze umuntu ukomeye mu buzima. Tugeze muri resitora, Gogo afatwamo n'uburwayi bujya bukunda kumufata, nitubivuga cyane ibingibi umuryango urabizi cyangwa wa provinga ayo makuru. Hari uburwayi bwaje kumufata burimo igicuri, yego, burimo igicuri n'izindi ndwara nyine zigenda zigaragara ku bantu bafite buriya bumuga. Ukabona ahinze nk'umushyitsi, aratigise, akaba muta muri hafi, akaba yakwikubita hasi anytime. Uko twahoraga twebwe muduhere Imana icyubahiro, munadushimire nubwo tutaje gusaba amashimwe. Twebwe Gogo mwabonaga kuri social media, please, inyuma y'irido hari ibintu mutazi. Inyuma y'irido hari ibintu mutazi. Hari amajoro tutasinziraga kubera Gogo tumuprotokora. Hagiye afatwaga n'indwara nk'izijya zimufata, bikaba ngombwa twese turara ku izamu dusenga tudasinziriye. Buriya mwebwe twabazaniraga Gogo kuri media ari zahabu yatunganijwe, mukayibona ibaye final product, ariko twebwe tuzi ibyo twarwanaga nabyo. Twebwe nidutangaza ngo Gogo araruhutse, dufite urutonde rw'ibyo aruhutse tuzi, ariko twamubikiye ngo twabitse ibanga rye ry'ubuzima bwe butazwi kuri social media, tubibika ku bw'icyubahiro cy'Imana n'umuhamagaro wari umuriho kugira ngo abwirize ubutumwa bwiza. Nubwo yari ameze mu ivugabutumwa yasaga na Pawulo wasengeraga abantu bagahumuka, kandi we afite ikigerezo cyose cy'ijisho rihora rinyenyamasira, yego, kandi ari umukozi w'Imana. Nuko Gogo yari ameze. Ku munsi wa kabiri yaratitiye cyane, yikubita hasi, agize amahirwe ariko yikubita ku bibero bya Nsabimana. Ibyo bintu byo gutitira n'ibiki byo gufatwa na hato na hato, nababwiye ko umuryango we ubizi cyane, nabone ibyo ngombwa bazaza kuri kamera, ibyo twari twarabimenyereye. Oya, mu rupfu rwe hazaba hari itangazamakuru ritandukanye, ntaho bazaryihishira. Yego, abantu barwara igicuri n'ibindi, ibyo byo twari twarabimenyereye ku buryo ntibyigeze bituma tumujyana kwa muganga. Ibyo n'umuryango we bagerageje kuvuza mu bitaro bitandukanye, ibiranga bifata ubusa. Ndetse kuko yari umuntu ufashwa na leta nayo yashyizeho akayo biranga. Tugiye kubabwira icyatumye tumujyana. Noneho hariho abantu bashobora kuvuga ngo ntago twamubereye maso. Twabaye maso pe, twabaye maso, dukoresha uburyo bwose bwari bushoboka, twabaye maso. Tugiye kubabwira noneho dusoza icyatumye dufata icyemezo cyo kumujyana kwa muganga ari nahaguye. Yego, uyu munsi turi kuvuga iyi nkuru turi kuwa 4 mu gitondo, ariko ntabwo Gogo yapfuye kuwa 4 mu gitondo. Gogo yapfuye kuwa 3 nimugoroba ku isaha ya 3:30.
ku isaha ya 3:35 niho Gogo yitabye Imana. Dore uko byatugendekeye, twari turi Kampala aho twari ducumbitse muri hoteli. Kuri uyu munsi wo kuwa gatatu mu masaha ya 11 z'umugoroba, Gogo nyine arongera twereka bya bimenyetso bya urwaye ajya arwara. Turavuga ngo c'est normal, turasenga ko twajyaga dusenga bigata ko bituza akagira imbaraga. Noneho bije turakomeza dusenga tukamureka, kuko n'ubundi twari twarabimenyereye. Twe hari ukuntu bana n'ibintu barabimenyereye, ubwo urumva ari amahoro. Bigeze mu masaha ya 1:00 arongera nyine afatwa n'iyo ndwara isanzwe imufata, aratitira naga amaguru, aratitira akajya kubita amaguru. Turamutse tubisabwe dufite, twagize amahirwe, hari amavideo amwe namwe dufite twamufashe akirwaye gutyo muri ubwo buryo. Ubwo rero byashyitse mu masaha ya 2:45 zo kuwa gatatu z'umugoroba. Tabagatoke noneho byabaye too much, ntibimeze nk'uko dusanzwe tubibona. tubona byafashe indi ntera. Bike wibuke ko nakubwira ibi bintu. Yego. Urabizi byajyaga bita bituza nko mu minota 10, iminota 20, mu minota 3 gutyo, ariko ibintu bifashe isaha imwe, 2, 3, 4, 5. Yego. Tubonye bifashe indi ntera, turavuga ati noneho iyi kesi ikwiye kujyanwa kwa muganga, irasumba ubwenge bwacu, kuko twabonaga ko n'umubiri umaze gucika imbaraga, uko byamufataga mu kanya. Turavuga ngo rero reka tujyane n'umuntu kwa muganga, ariko tumujyane kwa muganga tunamujyanire n'abanyamasengesho kwa muganga. Duhamagara abanyamasengesho barimo natwe, tujya kwa muganga dukora akazi ko gusenga. Gogo reka mbabwire, Gogo aragiye ariko yaherekejwe nk'umugeni wa Kristo. Yego. Imana yahamagaye abantu bava kure cyane, hafi na Tanzania, ibatumaho Gogo muri ibyo bitaro twarimo. Yego. Ngo baze bamusengera, baze batunganye ikazi y'umugeni. Nanjye nicyo kintu cyantunguye. Kiriya kintu cyantunguye. Baraza duhurira ku bitaro, barasenga ku bitaro, ariko abaganga bari gukora akazi kabo ko kureba se umuntu azize iki. Ariko mu by'ukuri nyuma yo kugera kwa muganga, ngira ngo ntabwo hatambutse n'isaha, Gogo yaryamye arasinzira. Je me souviens très bien de ce mercredi soir en 2007. J'étais dans ma voiture et je venais de sortir de ce conseil d'administration. Ntiyongera kubyuka, Gogo afatiraho neza cyane, Gogo arigendera. Ngo kuko Gogo yatashye atahira kwa muganga hano Kampala mu bitaro byitwa Kyengera Doctors Medical Center. Niko ibitaro byitwa hano Uganda. Kyengera, urupapuro turanyuza mu kiganiro hari Doctors Medical Center. Iyi ni certificate twahawe n'ibitaro rero yemeza ko Musabyimana Glorious yitabye Imana. Kuri certificate igaragazaho expectations z'ibitaro z'icyamwishe, yishwe n'indwara yishwe na asphyxia. Imana imbabare niba mbisomye nabi. Asphyxia ni indwara donc kubera buriya burwayi bwafite yagezeho umwuka muke. Yego. Yagezeho umwuka umubana muke cyangwa oxygene, bijya kumenyekana umuntu yamaze gutaha cyangwa yamaze kwitaba Imana, atakijyanwaho yakongerera umwuka bitewe n'uburwayi bwe. Gogo birangira amakuru bayadutangarije ko Gogo yamaze kwitaba Imana, nk'uko tubigaragarizwa cyangwa se tubibona kuri iki gipapuro. Afite imyaka 30.